Insanganyamatsiko zo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko ivuga ngo iri buriro ijambo ry'ibanze. Iri buriro ijambo ry'ibanze nicyo cyigisho cy'iki cyumweru, aho icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Aya niyo magambo y'icyo kwibukwa yo muri iki cyumweru. Kuri uyu munsi rero tujye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kumva cyangwa kutumva jambo. Aya niyo magambo tujye kwigana kuri uyu munsi wa none. Mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye ko wakomeje kuturinda, tugushimye ko wabanye natwe kugeza amagingo aya ngaya. Turakwinginze rero kugira ngo aya magambo tujye kwigana kuri uyu munsi wa none, ibyo nibyo dusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka duhurire mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza uwa 13. Haranditse ngo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho ni uwa 9 maze tugeze ku murongo wa 13. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Aya niyo magambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho ni icya mbere umurongo waho ni uwa 9 kugeza uwa 13. Ni ukuhe kuri gushishana Yohana yerekana hano kwerekeranye n'ukuntu abantu bitwaye kuri Yesu. Inshuti mukundwa, icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo kumva cyangwa kutumva jambo. Amagambo y'ibanze tubona muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza uwa 18 ntagaragaza uwo Yesu Kristo cyangwa se jambo Logos ari we gusa, ahubwo anerekana ukuntu abantu bo mu isi bamwitwayeho. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 yitwa umucyo nyakuri umurikira umuntu wese ubwo yazaga ku isi. Uwo mucyo umurikira isi ugatuma asobanuka nk'uko umwanditsi Lewis abivuga agira ati, nizera ubukristo nk'uko nizera ko izuba ryarashe, atari uko ndibona gusa, ahubwo kubera ko rituma mbona ikintu cyose. Nshuti mukundwa, nanone kandi tuzirikana ingaruka zikivugwa muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, umucyo umurikira umuntu wese, ariko siko buri wese yemera kwakira umucyo. Nk'uko tuzabibona mu cyigisho cy'ejo hazaza, insanganyamatsiko y'ingenzi dusanga mu butumwa bwanditswe na Yohana ni uburyo abantu bakira cyangwa bakanga Yesu. Aha niho iyo nsanganyamatsiko itangira, ikaba ikibabaje muri ibyo byose nuko Mesiya yaje mu bwoko bwe, ubwoko bwa Isirayeli, ariko benshi muri bo ntibamwakira nka Mesiya. Mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 9 umurongo wa 11, mu rwandiko yandikiye Abaroma
igice cya 9 kugeza igice cya 11, intumwa Pawulo yibanda kuri iyo nsanganyamatsiko iteye agahinda yo kuba abayuda benshi baranze Yesu. Ariko Pawulo ntarangiza ku ijambo ribabaje, ahubwo avuga ko mu by'ukuri hari abayuda benshi kimwe n'abanyamahanga bazemera Yesu nka Mesiya wabo. Niyo mpamvu aha umuburo ukomeye abanyamahanga wo kwirinda kwirata ku bayuda, kandi ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze, ugaterwa nk'ingurukira kuri elayo nziza itavutseho, nkaswe babandi beneyo ntibazarushaho cyane guterwa mu elayo yabo. Mu mwaka nk'uwo Yohana avuga ko abemera Yesu bose nk'umukiza wabo bahinduka abana b'Imana. Ibi bibaho binyuze mu kwizera izina rye. Nukuri muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 ndetse n'uwa 13, aha niho tubona isano iri hagati y'amagambo abanza n'umusozo w'ubutumwa bwiza. Muri Yohana igice cya 20 umurongo wa 31, intumwa yerekana icyatumye yandika kugira ngo mwizere ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ni mu mwizera muhabwe ubugingo mu izina rye. Nshuti mukundwa, nta kindi dusabwa uretse kwizera Kristo nk'umwana w'Imana, maze nitumara kumwizera duhabwa ubugingo mu izina rye. Nuko rero intangiriro n'umusozo bihuriye ku kintu kimeze nk'ubumwe, ku ngingo zifitanye isano zihurira kubibaho hagati yazo. Uku guhuza kuganisha ku ntego y'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yuko abantu bashobora gukizwa bitewe no kwizera Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Nshuti mukundwa, nta kindi dusabwa uretse kwizera Kristo nk'umukiza wacu, maze natwe tukabona gukizwa. Nukuri nshuti, nta kindi dusabwa uretse kwizera Kristo, maze imibereho yacu ibashe guhinduka kubera ko twabaye abantu ba Kristo. Nta kindi dusabwa uretse kwizera Yesu Kristo gusa. Nicyo ngusabye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.